since my head got cut and died. 7 days since my head. 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. Murakoze cyane bakunzi ba Iriho Family TV. Uyu mugabo tumusanze mu mirimo ye, murabona ko ari gukora imirimo neza. Uyu ni wa mwanya rero wakunda umurimo, kugira ngo twiteze imbere, aho tuba dukangurira urubyiruko rwinshi ndetse n'abanyarwanda muri rusange gukora kugira ngo biteze imbere. Murabizi ko iyi minsi turimo atari iminsi myiza, niyo mpamvu rero tugiye kumusaba ikiganiro gitoya kugira ngo agire inama agira abandi bagabo cyangwa se n'urubyiruko muri rusange. Murakoze cyane kutwemerera uyu mwanya ndetse n'ikiganiro tugiye kugirana. Ni ikiganiro kigamije gufasha urubyiruko kwiteza imbere ndetse n'abantu bose. Mwatangira mwibwira abakurikiranye Iriho Family TV. Nitwa Ntakirutimana Evariste. Murakoze cyane Evariste, tubasanze mu mirimo yo gusudira. Ndabona muri gukora ingazi yo mu byuma. Murashaka kuzagera hejuru? Ni esikariye iva ku nzu yo hasi ijya mu nzu yo hejuru. Ibyo byose ndabona muri gukora ibintu byiza cyane. Buri ubutaha natwe nidukenera kubaka tuzabatumira, muri buze kuduha nimero zanyu. Nta kibazo rwose. Ikiganiro dushaka kuganira ni ikiganiro kigamije gufasha urubyiruko kwiteza imbere, ariko turibanda ku ijambo dusanga muri Bibiliya rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iryo jambo murarizi? Iryo jambo ndarizi. Namwe mwaba mukunda Bibiliya mukanayizera? Cyane rwose. Biratworohera rero kuganira. Ubwo turaba tugira inama muri rusange abantu, ariko ahangaha turibanda ku bantu bakunda ikintu cyitwa kwizera Imana, bakumva ko bazasenga gusa ariko ntibakunde gukora. Abo bantu baba bakwiriye gukora ndetse bakanasenga. Iryo jambo mbere na mbere uryumva ute? Gukora no gusenga. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera ni iki? Uguhuze n'imirimo. Kwizera ni kimwe n'imirimo ni ikindi, ariko iyo umuntu yizera adakora bya bindi yizeye inshuro nyinshi birahinduka. Kuko ashobora kubura amafaranga agatangira kujya kwesikoroka aciye muri ya nzira yitwa kwizera, akabikorera muri kwa kwizera. Urumva ko kwizera kutagira imirimo kuba kwamaze gupfa. Murakoze cyane. None se uko ubibona iterambere umuntu ageraho arikura mu mugisha cyangwa se riva mu gukora cyane? Ni umugisha, ariko umugisha nanone ntiwamanuka ngo uve mu ijuru gutakareho mu isahuri, ahubwo Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Udakora ntakarye. Bishatse kuvuga ngo rero gukora ni imwe mu nzira ndetse iya mbere unyuramo kugira ngo usingire umugisha. Waduha ku buhamya bw'ahantu waba waraturutse gatoya, wenda watangiye uri umusuderi, warabyize mu ishuri, wabyinjiyemo gute nkawe? Duhe nk'urugero kugira ngo nk'undi muntu utafite umwuga azi, cyangwa se hari igihe ushobora gusanga hari umuntu wicaye mu rugo yibaza se nanjye naherayo kugira ngo mbashe kugira umurimo nakora wo kwiteza imbere. Ngewe natangiye ndi umuyede. Uri umuyede? Nabanje kuba umuyede, biragera aho mba umufundi wubakisha umwiko. Umwiko ndawukoresha, ngeraho kuba umusharupansiye babandi bakoresha inyundo n'urukero. Yego. Mva aho ngaho nasize amarange nabyo njya mbikora. Ariko igihe kiragera biba ngombwa ko numva ko ngomba no kuba umusuderi, kubera ko nabonaga mbikunze kandi nkabona ababikora bateye imbere kundusha. Yego. Icyo nicyo nakundiye umwuga kugeza igihe mbishakishije ni mu mbaraga zishoboka kugeza uyu munsi ndi kuwukora. Ubona ari nk'iki cyagushoboje kugira ngo ugere kuri uru rwego rwo kuba, ntekereza ko ibi bintu uri gukora wenda wabipatanye? Yego.
n'izi mashini uri gukoresha nazo ni izawe. ni izanjye. Waduha ni iki cyaguteye kuraje cyangwa se cyaguteye imbaraga kugira ngo ubashe kumva ko wagera kuri uru rwego? Nigeze nsoma igitabo kimwe kivuga ngo ubuzima bufite intego. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Rick Warren. Ariko avuga ko ubuzima budafite intego bimeze nko gufata imodoka idafite vola. Bishatse kuvuga iki rero? Biravuze ngo burya iyo ufite intego n'icyo ugambiriye ukigeraho. Yego. Intego nari mfite rero niyo gukora aka kazi nkunda na n'uyu munsi, kandi numva nkomeje gukunda ko gusudira, kandi numva nta kintu na kimwe umpaye ifoto, nta kintu na kimwe ntasudira wampaye ifoto yacyo. Mbese umaze kuba umusuderi w'umwuga cyane rwose. Watubwira gatoya icyo uyu murimo wakugejejeho nk'ubuhamya, kugira ngo umuntu yumve ko atari ugusudira gusa by'amaramuko. Wenda ukavuga uti ntarasudira, nari mbayeho gutya, ariko aho mariye kwinjira muri uyu mwuga ngeze kuri ibi ngibi. Nakubwiye ko nakoraga igifundi, ariko igifundi nakoraga nari wa mufundi utapfa no gutungura ngo aguhe 5,000. Nyine byahuriraga, ya mvugo bajya bavuga ngo bihurira mu irange. Narangizaga gukora ariko no mu mufuka nyine bigahura n'ibibazo mfite, reka bari ko mbivuga. Ariko uyu munsi aho mbereye umusuderi nagerageje kugenda nizigamira uko nshoboye, kandi wenda nkurikije urwego nari ndiho icyo gihe ntago ari rwo ndiho. Uyu munsi ndi wa mugabo ushobora gutungura uti 10,000 nkabibona. Urwo n'urugero rutoya wenda nguhaye. Ariko ikindi, uwo mwuga uwo gusudira nawutangiye nta kintu na kimwe mfite mu buzima busanzwe. Ariko uyu munsi naguze ikibanza mu busuderi, nubaka inzu mu busuderi. Uwo munsi nubwo byari bimeze bityo, nta muryango nari mfite. Uyu munsi mfite umuryango, mfite abana n'umugore, abana bariga, minervari iva muri aka kazi nkora. Nibwira ko ngejeje aho ngaho. Hari n'ibindi, hari business yindi nahanzemo iturutse muri uku gusudira, nubwo itarakomera, ariko nizeye ko izakomera. Murakoze cyane, ndumva warageze ku bintu byinshi kandi byiza. Ibyo byose wabitangiye nta kintu ufite, ukiri umusore. Yego. Ariko ubu ngubu uri umugabo, uritunze, ufite abana bariga. Yego. Inzu utuyemo ni iyawe, ntukodesha. Yego. Ufite ibikoresho, ufite n'indi business. Yego rwose. Ibyo ngibyo ndumva ari ibintu bishimishije. Ngaho ugira inama rero wagira urubyiruko cyane cyane rwumva ko ruzasenga cyangwa se rwibaza ngo ni hehe twahera kugira natwe twiteze imbere. Inama ya mbere nabagira, gusenga ni ngombwa, ariko bakwiriye gusenga banakora. Niba bishoboka bakore ku manywa, basenge nijoro, ariko bakore banasenga. Kuko reka nguhe ubuhamya gatoya. Nigeze nganira n'umupasitori umwe kera, arambwira ngo hari abagenzi be batangiranye umurimo, ngo bakavuga ubutumwa gusa cyangwa bagasenga gusa ntibakore. Bageze aho barahemuka babivamo. Arambwira ati rero ngewe ikinshoboje kugera aya masaha nkikora, nkiri muri uyu murimo, nuko nakoze kandi nkanasenga. Igihe cyo gukora narakoraga, n'igihe cyo gusenga nkasenga. Izo nama nanjye ni zimwe mu zamfashije kugeza uyu munsi aho ngeze. Ndumva nkikomeje gukora kandi nkomeje no gusenga. Nabo nababwira ngo basenge ariko banakore. Ariko rero hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abavuga ubutumwa bwiza batungwa nabwo. Hari n'irindi rivuga ariko ngo udakora ntakarye. Ariko hari n'irindi rivuga ngo tubabibemo iby'umwuka nabo batubibemo iby'umubiri. Ibyo rero ntabwo ari ibya buri wese. Hari abantu batorewe iyo mirimo. Tuvuge wenda urugero ni abapasitori, burya bafite uburyo uwo murimo batunzemo. Ntabwo ari kwa kundi ngo nzajya mu butayu, ngo nzajya mu byumba by'amasengesho, ngo numve ngo niho nzakura imibereho. Ahubwo nkwiye kurambura amaboko, niba ari ubwo buyede nkajya kubushaka, niba ari icyo gifundi, niba naragize amahirwe yo kubyiga nkabimenya, nkabikora byose kandi neza, nkanakizwa, nkanasenga,
igihe cyazagera cyo gutaha nkajya no mu ijuru nta kibazo mfite. murakoze cyane. ubwo dusoza reka dukuremo ko abantu bakwiriye gusenga ariko bagashaka n'ukuntu bakora, kubera ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Bivuze ngo rwose nta kindi navuga kirenze ibyo. Niba ufite gahunda yo gusenga nk'uko ushaka gusenga, shaka no gukora. 50 ukore, 50 usenge. Yego. Murakoze cyane. Ikiganiro muhaye iriho Family TV. Murakoze namwe. Rero mumaze kubyumva ko gukora ari ingenzi, gusenga ni ngombwa kandi ni byiza, ariko gukora ni ngombwa kugira ngo twiteze imbere. Nta muntu warya atakoze. Ntabwo mu ijuru habayo ibiryo biba mu isi. Imana izajya iduhera umugisha mu byo twakoze. Turabashimiye, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byose tubagezaho. Shalom, shalom.